mwana wanjye komera mu buntu bw'Imana. Hari ikintu waba waramenye se, hari ikintu waba warumvishe, ni ukuri ntukagitakaze. Iyo kiguhuza n'Imana were kujya ugitakaza, nimba kiguhuza n'Imana were kugitakaza. Ikintu cyose wumva kiguhuza n'Imana, ikintu cyose Imana yaguhaye kikaba kiguhuza n'Imana, ntukakitakaze. Burya kigira abanzi benshi bagishakisha bashaka kukikwaka, ntukakitakaze. Komerera mu buntu bw'Imana. Ibintu byamaze kuba igice cy'ubuzima, uwo muntu abamaze kurwara mu buryo bw'umwuka, Satani araza agakora hahandi wo matanye na cya kintu kugira ngo uhite ugwa, kugira ngo uhite ubona ubugingo bwawe uhita bubona. Niyo mpamvu rero Bibiliya itubwira ngo mukomerere hehe, ngo mukomere hehe, ngo mu buntu bw'Imana. Hari umuntu umwe wigeze gupfusha papa we, apfusha papa amukunda cyane, amupfusha umubyeyi washize igihe apfusha n'abandi. Amaze arangije arababara cyane, mu kubabara arangije aravuga ngo muzi n'ikindi, ngo menye neza yuko nta Mana ibaho. Ndangije namubwira ngo uvuze nk'umwe mu bakobwa n'umwe mu bagore b'abapfapfa, yuza kuba umunyabwenge, waribikije ijambo mu mutima wawe, ntiwakavuze gutyo. Bibiliya iravuga ngo nimwubaha ababyeyi banyu muzaramira mu gihugu Uwiteka azabaha. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, imigisha y'ababyeyi ni imigisha ya hano mu isi, turarama tukabona ibidukwiriye, tukaba twanezerwa, tukaba twagubwa neza. Burya umubyeyi ni mwiza, umubyeyi arakongera byare. Rimwe na rimwe Imana igiha abantu ubukorikori, impano zitandukanye zo kubabeshaho. Yewe ntibikora yuko umuntu akiranuka, ntibikora yuko umuntu ayizi cyangwa atayizi, yarabigenye ngo abantu babeho, ibacira inzira. Niyo mpamvu hari umuntu ugira gutya abatombora, akabashizemo desa ziwe, agatombora akaba arakize kubw'umugambi w'Imana. Nuko Imana agenye inzira ziwe, ntitugomba kwigana inzira yiwe. Hari abandi batungwa n'umunwa, yavuga ijambo rimwe gusa rikamuhindura ubuzima. Hari undi muntu uririmba indirimbo imwe ikamuhindura ubuzima. Hari undi muntu ugira ubwenge pe, akaba umunyabwenge, tukavuga ngo ni umunyabwenge, akaba yizwiho mu mwihariko w'ibi ngibi. Yabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Murabizi ko dukunze kubana mu ijambo ry'Imana, ntabwo nakirwa nivuga cyane. Nitwa Patrick. Imana ibaho umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tunaryigeho. Ni ijambo riboneka muri Timoteyo 2 ibice 2 umurongo wa 1. Haravuga ngo nuko mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Iyo umuntu yakwise umwana we abaguhaye agaciro gakomeye. Iyo umuntu aguhanuye nk'umwana we abakubwiye ko afite ibintu akurusha kandi ukwiye kwitaho. Iyo umuntu akwise umwana we aguhaye icyizere ndetse abagushyize mu buzima. Mu yandi magambo, sinzi icyo nagereranya n'umuntu kwise ngo mwana wanjye. Uwo ari we wese niyo yaba atarambyaye akanyita ngo mwana wanjye, mpita nshyiraho tension, havuga ngo uyu muntu arashaka kumbwira iki, ko ampaye izina riruta andi mazina, kampaye agaciro karuta kandi gaciro. Buriya hari amazina atatu akomeye cyane: izina bita umubyeyi, izina bita umwana, n'izina bita umutware. Ayo mazina atatu arakomeye cyane. Iyo umuntu ayakwise mu buzima bwawe aba akwise ikintu gikomeye. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo mwana wanjye ukomerere mu buntu bwa Yesu Kristo. Amen. Gukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Mubanze mumenye iri jambo. Ese muri Kristo Yesu habonerwamo iki? Ni iki kiba muri Kristo Yesu? Reka tumaze dusome Abefeso, ngira ngo igice cya mbere umurongo wa 3. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3. Mubanze mumenye aka kantu. Haravuga ngo Imana y'umwami Yesu Kristo ariyo nasishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose yo mu mwuka y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Mu yandi magambo, wumve ko muri Kristo Yesu harimo imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Apani yo mu isi ni imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Hari imigisha myinshi, ariko hari imigisha y'ingenzi nifuza kuvuga.
iyi Imana ivuze ngo nguhaye umugisha, ibiguhaye umugisha wa kibyeyi, ikaguha umugisha wa gishumba. Iyo migisha kibyeyi n'imigisha ya gishumba niyo igenda ikuzuzwa n'umugisha w'Imana. N'Imana ikavuga ngo nguhaye umugisha. Uwo muntu aba yubakitse pe. Biragoye ko agira ahantu ahura n'indwara, biragoye ko agira ahantu ahurira na failure mu buzima bwiwe atsindwa. Biragoye, ntibikunda, ntibishoboka ko uwo muntu ahura n'ibyo bintu. Oya, ntibikunda kabisa. Uwo muntu aba afite uburyo yubakitse kabisa, aba afite uburyo ameze. Iyo hawe iyo migisha yose, imigisha ya kibyeyi ni imigisha ifite agaciro, ni imigisha Imana ishingiraho igasohoza icyo umubyeyi yakuvuzeho cyangwa se icyo umubyeyi yaguhesheje cy'umugisha. Noneho bigashingira kuri pasiteri nawe nk'umuntu Imana yaguhaye, cyangwa se undi mu père spirituel mu mwuka wawe, nk'umuntu Imana yaguhaye kugira ngo arinde ubugingo bwawe ukiri hano mu isi, nawe akaguhesha umugisha. Iyo migisha ni ibyara imigisha y'Imana. Haleluya, haleluya. Iyi Imana ivuze rero ngo nguhaye imigisha, ibiguhaye iyo migisha. Kandi rero iyo migisha rero ni imigisha y'ahantu ho mu ijuru. Rero muri Kristo umugisha wa kibyeyi ni imigisha ya hano mu isi, ni imigisha umubyeyi yifuriza kubaho neza hano mu isi, akaba yakwifuriza kuzabyara, kuzororoka, kuzatunga, kuzatunganirwa, kuzagira iyo migisha yose. Hanyuma imigisha ya pasiteri yo ni ukuba mu gakiza, ukaba wabasha kuba mu gakiza neza, intambara zigashira, ibigeragezo bya karande bigacika, imyuka yose irwanya abakristo we ntikurwanye, nirwanya abantu we nikugereho. Ni imigisha ibasha kuba yakushyira muri protection, ni yonyine iyo migisha ya pasiteri. Noneho Imana yo kandi mwibuke yuko mu mugisha wa kibyeyi haba n'umugisha w'umugisha wo kurama. Bibiliya iravuga ngo nimwubaha ababyeyi banyu muzaramira mu gihugu Uwiteka azabaha. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, imigisha y'ababyeyi ni imigisha ya hano mu isi, turarama tukabona ibidukwiriye, tukaba twanezerwa, tukaba twagubwa neza. Burya umubyeyi ni mwiza, umubyeyi arakongera abyare, umubyeyi aragaheka akabona ijuru. Sinabona icyo nakifuriza umubyeyi cyiza. Umubyeyi ni umutima, umubyeyi ni ibikorwa, umubyeyi ni imvugo nziza, umubyeyi ni urukundo, umubyeyi yasobekeranyije amagambo y'ubuzima, amagambo y'uburere. Umubyeyi ni umubyeyi. Sinabona uburyo mbivuga. N'umushumba nawe sinabona uburyo mbivuga. Yasizwe n'Uwiteka, yatoranyijwe n'Uwiteka, yahawe umurimo n'Uwiteka, afite umurimo w'ububyeyi mu buryo bw'umwuka, nawe arakabyara. Mwifurije byiza. Hakabaho n'Imana rurema yigaba ibyo byose, niyiduha ababyeyi, niyiduha abashumba, iduhesha ibyo abo bantu bose batwifurije kugira ngo tubashe kubigeraho. Yego. None rero muri Kristo Yesu haboneka iki? Muri Kristo Yesu mubanze mumenye ngo ikintu cya mbere kihaboneka, ikintu cya mbere kihaboneka kiruta ibindi bintu byose, ni agakiza kabasha kuduhesha ubugingo buhoraho. Agakiza kabasha kuduhesha ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo muri Kristo Yesu ni uburenganzira Imana itanga ku mwuka wayo, akaza akinjira mu mwuka wacu, tukaba tubonye ubugingo buzima. Haleluya. Rero kubera yuko iyo umuntu amaze kubona ubugingo buzima, navuga ngo ubugingo buhoraho, ubugingo budapfuye, ubugingo bw'Imana butangwa n'umwuka w'Imana yaje kuba mu mwuka wacu. Niyo mpamvu mu mibereho yacu dukwiye kwita yuko nimba dufite umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana niwe uduha ubugingo buhoraho. Abadafite umwuka w'Imana nta bugingo buhoraho bafite habe na gatoya. Niyo mpamvu ari iby'ingenzi cyane yuko abantu bize bagashakisha ibintu byinshi mu kwiga, amarisaci menshi, yewe mukora amarisaci ariko mumara igihe mukora research ku mwuka wera, kugira ngo aze mu buzima bwanyu, niho muzaba mubonye ikintu gikomeye kiruta icyo mwashakashatse hano mu isi. Bibiliya iravuga ngo abayuda bashaka ibimenyetso, ngo naho abagarati, naho abanyamahanga bagashaka ubwenge. Ngo ariko twebwe hoho twizeye umusaraba, twebwe twizeye Kristo wabambwe. Haleluya. Ngo uw'isi yahinduye ubupfu, uw'isi yahinduye yasuzuguye, ngo uwo niwe twirata, niwe udukomeza, ngo kandi niwe twemeye. Haleluya. Biragatsindwa
gutsindwa kuba umuntu yaba afite ubwenge bwinshi cyane, kuba umuntu yaba afite ibikorwa byinshi cyane, ari ugasanga ahishwe Imana, ugakiza yaragahishwe, ni umujene mwiza, ni umukobwa mwiza, ni umumama mwiza, yewe aravugwa neza, ariko agakiza yaragahishwe, ibijyanye n'iby'umwuka yarabihishwe, ayo makuru ntayazi, yewe hishirirwa ntaryazi, ntaravugana n'umwirebyi wabo, ntazi uburyo bavugana nawe, nta nubwo afite iyo nyota. Yo ni ukuri pe, birambabaza cyane, mba numva nifuza yuko abantu bose aho bava bakagera, abantu yaba abakomeye n'aboroheje bahishurirwa kubona umukiza, kubona umwami, kubona ubugingo buhoraho, kubona ubugingo bubonerwa muri Kristo. Ni iyihe nzira twaca? Ni gute? Niki nakora? Ese nakora iki? Noneho aramubwira ngo mwana wanjye nkunda, ni ukuri pe, ndakwifuriza gukomerera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Yewe Imana yabwise ubuntu kubera ko nta kiguzi twabona twabasha kugura ubwo buntu, twabasha kugura ubwo bugingo buhoraho. Reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Ese mutekereza ngo iyo mpano y'Imana ni iyihe? Impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Impano y'Imana ni Kristo. Ni Kristo waziye mu bantu, waje mu bantu kugira ngo azari impano ihawe abantu, kugira ngo icyo batabashaka kubona bakibone ku buntu, babone ubwo bugingo buhoraho, kubera ko muri kamere yabo bari barapfuye, baraciriweho iteka, batarabo kubasha guhagarara imbere y'Imana, ariko bahabwa impano ibasha kuba yoyo yaratunganyirijwe neza mu ijuru, iratunganywa neza kugira ngo iyo mpano uyirimo, uyifite abashe kuba yabasha guhagarara imbere ya Data, babashe kuba baramukanya, babashe kuba baganira, abashe kuba yasurana icyicaro Satani yamwambuye. Ndavuga ngo mukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo. Mu buntu Yesu yagiye abwiye intumwa, arazibwira ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro mbahaye ngo si nk'ay'abisi batanga, ngo ayo mahoro ni amahoro yo mu mutima. Haleluya. Buriya hari ingero nyinshi mushobora kureba. Buriya njya ndebera ku basinzi. Umusinzi, ejo bundi nahuye n'umusinzi, ndangije aransuhuza, arimo kunsuhuza, ndamubwira rero wasenze, ati senga isi kingiye ko ntari umutindi ntacyo mbuze, kandi njyewe ndabifite byose, nta kintu mbuze, nta mpamvu yo kwirirwa senga. Ndavuga iyi confidence iturutse he? Iturutse ku kayoga. Ariko murebye nasanze rwose nta bintu bikaze kabisa, nta bintu bikaze, kuko bitewe n'ahantu twahuriye n'ukuntu ameze, nta bintu bikaze. Ariko aka confidence kiwe kamubwiye yuko nta kintu abuze, bitewe n'izindi mbaraga n'akayoga kamushizemo. Yesu ashimwe cyane. Ni nako rero bigenda. Wakibaza ngo amahoro twayakura he? Hari izindi mbaraga abantu batazi dufite, abizera bafite, bahabwa, bagomba kugira iki? Izo mbaraga zigomba kubahesha amahoro, zigahindura ubusa ibigeragezo n'ibibazo bibuza abantu amahoro. Buriya reka nkubwire, ni umukristo wasaze ngo bitewe nuko yahombye miliyari, bitewe nuko yapfushije, bitewe nuko imirima yanze kwera, akaba yasara cyangwa akaba yakuramo uburwayi, ntiyigeze amenya Imana, ntiyigeze amenya Kristo. Kubera ko Bibiliya iravuga ngo, Abaheburayo baravuga ngo ifatiro z'umukiranutsi nizikurwaho, ngo umukristo azatungwa no kwizera, ngo kandi nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira habe na gatoya. Ifatiro z'umukiranutsi iyo zikuweho, ni ukuri bijya bigeraho ko umuntu ushobora kwirukanwa ku kazi. Umukristo yakirukanwa ku kazi, yahura umugabo yapfa, yagenda
ariko nubwo umugabo wagiye afite ibyiringiro, afite izindi mbaraga, afite ibindi byiringiro bimubwira ati mu mwanya w'umugabo, umugabo wanjye yaje mfite Imana. Imana ye ntago yaje kwisimbira cyahari, kandi yandinze ikabana nanjye, izakomeza kuninda ibane nanjye. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro bye n'imbaraga ziwe zijya zimubwira yuko Imana ibana nawe buri gihe mu buzima bwe, ku buryo ikibazo kiba nikibasha kumwereka yuko nta Mana ibaho. Hari umuntu umwe wigeze gupfusha papa we, apfusha papa amukunda cyane, amupfusha umubyeyi washize igihe apfusha n'abandi. Amaze arangije arababara cyane, mu kubabara arangije aravuga ngo muzi n'ikindi, ngo menye neza yuko nta Mana ibaho. Ndangije namubwira ngo uvuze nk'umwe mu bakobwa n'umwe mu bagore b'abapfapfa, yuza kuba umunyabwenge, waribikije ijambo mu mutima wawe, ntiwakavuze gutyo. Kubera ko turi abagenzi, turimo turagenda. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko abantu bavuye i Remera bajya Nyabugogo, imodoka iva Nyabugogo ijya i Remera, siko abavuye Nyabugogo bose bagera i Remera icyarimwe. Hari abaviramo Sonatibe, hari abaviramo Rwandex, hari abaviramo hehe. Mu kuvuga ngo muri buno buzima hari abazagendera ku myaka 3, ku myaka 30, ku myaka 50, ku myaka 70 gutyo kuzamura. Twese ntabwo tuzagenda dufite imyaka 120 cyangwa se imyaka 170 nk'iya mugenzi wacu Abraham. Nagaruko bimeze. Imana ni ifite igeno rya buri muntu wese ryo kubaho n'uburame bwo kubaho. Kijyanye no kubaho rero mugishire ku ruhande, ngicyo ni cy'Imana. Haleluya. Ikijyanye no kuba, ikijyanye n'imigisha mu kire cyari Imana, ni Imana niduha imigisha ikaduha ikidutunga. Hari abo yahaye ubwenge, bibiri twereka mu butayu, tukereka mu butayu ngo umwuka w'Imana yaramanutse ngo aza mu Bayisiraheli, ngo habamo Abayisiraheli batangira kugira inganzo, guhimba, kuba abaati, ngo batangira kumenya gukora amasanduka, gukora inkingi. Design muri zahere mu Bisiraheli icyo gihe. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero Imana niyo itanga ubwo buntu. Rimwe na rimwe Imana igiha abantu ubukorikori, impano zitandukanye zo kubabeshaho. Yewe ntibikora yuko umuntu akiranuka, ntibikora yuko umuntu ayizi cyangwa atayizi. Yarabigenye ngo abantu babeho, ibacira inzira. Niyo mpamvu hari umuntu ugira gutya habatombora, akabashizemo desa ziwe, agatombora akabarakize kubw'umugambi w'Imana. Imana agenye inzira ziwe, ntitugomba kwigana inzira yiwe. Hari abandi batungwa n'umunwa, yavuga ijambo rimwe gusa rikamuhindura ubuzima. Hari undi muntu uririmba indirimbo ikamuhindura ubuzima. Hari undi muntu ugira ubwenge pe, akaba umunyabwenge, tukavuga ngo ni umunyabwenge, akaba yizwiho mu mwiharuko w'ibingibi, agatumirwa akabega. Ni Imana yabigenye, ibijyanye n'imibereho ntibihuye n'umugisha ubonerwa muri Kristo Yesu. Umugisha uboneka muri Kristo ni umugisha w'agakiza gusa, ni umugisha kugira ngo abantu babone ubugingo buhoraho. Rero umwana wanjye Imana, Pawulo abwira Timoteyo nk'umwana wiwe, yaramurebye abona baragendanye, abona kandi afite agakiza, abona kandi ubwo buntu bubonerwa muri Kristo. Timoteyo yamaze kubwakira, aramubwira ngo ubukomereremo. Hari amateoloji menshi ajya avuga ngo iyo umuntu yakijijwe ntago ajya ava mu gakiza, ngo iyo umuntu yahawe ubugingo buhoraho ngo ntago ajya butakaza. Ariko rimwe na rimwe ni ukwibeshya. Umuntu arabutakaza. None se wowe ntago wari watunga ikintu cyawe ukagitakaza ari cyawe? Satani ni umujura, ni n'umubeshi, ndetse araniba. None se ugira ngo yakwiba ibi bintu gusa bisanzwe? Satani aguteza uburwayi agamije ubugingo, kubona ubugingo bwawe. Satani aguteza ubukene agamije kugira ngo arimbure ubugingo bwawe. Satani buri bigeragezo byose ateza agamije ubugingo bwawe. Niyo mpamvu rero iyo ufite umutima wawe wahuye n'iby'isi, wakunze iby'isi cyane, ukomatana n'iby'isi cyane, iyo iby'isi bigiyeho gatoya agakiza karatakara. Yego, niyo mpamvu rero tuba dukwiye gukura umutima ku by'isi, umutima wacu, umutima ndavuga umutima pana ibintu, umutima gukunda ibintu, gukunda ikintu cyawe ukumva kiri mu mutima wawe, wakishyize mu mutima wawe kuri iyo ngiyo. Ku buryo hariho akamenyero abantu bafite, cyane cyane ku bantu bakoresha zino telefone za smartphone. Iyo baraye batari kumwe nayo bumva badatekanye. Ntiyaryama atayirebyeho, ntiyabyuka atayirebyeho.
bega smartphone yamaze kuba part of life, yamaze kuba igice cy'ubuzima. Ni nako rero iyo ibintu byamaze kuba igice cy'ubuzima, uwo muntu abamaze kurwara mu buryo bw'umwuka, Satani araza agakora hahandi wo matanya na cya kintu kugira ngo uhite ugwa, kugira ngo uhite ubona ubugingo bwawe uhita bubona. Niyo mpamvu rero Bibiliya tubwira ngo mukomerere hehe, ngo mukomere hehe, ngo mu buntu bw'Imana. Yego, mukomerere mu buntu bw'Imana. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo mukomerere mu buntu bw'Imana, mukomerere mu buntu bw'Imana, mukomerere mu buntu bw'Imana. Iyo bavuze renga imigisha yo muri Kristo, iyo bavuze imigisha yo mu buryo bw'Imana, iyo bavuze imigisha y'ahantu ho mu ijuru, ni imigisha ibasha kuzana ikintu kidutandukanya n'isi, kikaduha gukumbura no kwifuza ibiri mu ijuru. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyo umwuka w'Imana aje agahura n'umwuka wacu, icyo gihe uwo muntu atangira kwifuza ibiri mu ijuru, atangira kugira inyota y'iby'umwuka, atangira gushobora iby'umwuka. Abantu benshi impamvu mudashobora gusoma ijambo ry'Imana, abantu benshi impamvu mudashobora guhishurirwa, abantu benshi impamvu mutagishoboye gusenga, umwuka ubibashoboza ari uturuka kwa Data, wa wundi winginga uhora mu birenge bya Data winginga, wamaze ntago uwufite. Iyo utawufite ntiwashobora kwinginga, ntiwashobora gupfukama iminota 30, ntiwashobora gusoma ijambo ry'Imana iminota 30. Hari umwuka ubura, hari inyota ubura. Inyota uyibuze kaba kabaye Data we. Niyo mpamvu rero mu migisha yo mu buryo bw'umwuka, mu migisha yo mu ijuru, harimo umwuka w'Imana, harimo umwuka wa Yesu. Uwo mwuka niwo mwuka nk'abisi ntibawufite, ngo kubera ko batawuzi ngo kandi batawubona, ngo ntawe bafite pe, ngo ntawe bazi, ngo hawe abana b'Imana, ngo kubera ko ubana nabo, ngo kandi ngo uba muri bo, ngo kubera ko barawuzi. Iyo babyutse bamenya ko babyutse ku bw'Imana, kandi babyukiye gukora ubushake bw'Imana. Iyo baryamye bashima Imana, kandi bagasaba Imana kuryama mu buntu bwayo, kuryama mu biganza byayo, kuryama mu Mana, kuryama mu biganza by'Imana. Barabizi, babana na Imana. Iyo Imana ibavugishije bamenya ijwi ryayo, iyo Imana iberetse bamenya ikiberetse, iyo Imana ibahannye imenya ikibahannye, iyo Imana ibihanije imenya ikibihanirije. Ubuzima bwabo n'Imana bazi kubana nayo neza pe. Mukomerere mu buntu bw'Imana. Haleluya, haleluya. Mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Uriya mwana Timoteyo yari umwana wumvira, yari afite umutima wo kumvira, akumvira abakuru, akamenya kubana neza n'abandi, akamenya kwitwara neza mu bantu, ngo kandi akamenya guhunga icyaha. Niwe wabwiwe ngo muhungirane rya gisore. Uyu Timoteyo, bene data, nkunda Timoteyo mumbona, ndamukunda uyu mugabo. Yewe ni umugabo wayoboye itorero ari umusore, dore ko kandi ahabwa amabwiriza yo kudaha inshingano abasore ngo bayobore itorero, ariko we aratunganywa ku buryo yaje kuyobora itorero ari umusore. Yari umwana ufite umutima mwiza. Bibiliya iravuga ngo Pawulo ngo yajyaga amutekereza gusa agakarira, akamwandikira akamubwira ngo mwana wanjye, ngo ndagutekereza nkarira, ngo ndagutekereza nkarira, ngiyo nibutse umutima wawe, ngo wakuye kuri mama wawe, ngo wavuye mu butumwa nakwigishije, ngo numva ndizi. Niwe mwana Timoteyo yitirira, niwe mwana yihaye gutya ngo pafu. Mwana wanjye, komera mu buntu bw'Imana. Hari ikintu waba waramenye se, hari ikintu waba warumvishe, ni ukuri ntukagitakaze. Iyo kiguhuza n'Imana were kujya ugitakaza, nimba kiguhuza n'Imana were kugitakaza. Ikintu cyose wumva kiguhuza n'Imana, ikintu cyose Imana yaguhaye kikaba kiguhuza n'Imana, ntukakitakaze. Burya kigira abanzi benshi bagishakisha bashaka kukikwaka, ntukakitakaze. Komerera mu buntu bw'Imana. Haleluya, komerera mu buntu bw'Imana. Komera mu buntu bw'Imana. Icyo Imana yaguhaye, komera mu buntu bw'Imana.
yes tugana ku musozo rero nababwira ngo Imana yaguhaye gitandukanye hari icyo yaduhaye duhuriraho twese n'agakiza ariko hari ibanga n'igituma dusabana biratandukanye hariho abasabana n'Imana mu gufasha bafasha bakanezerwa mu yandi magambo bakaba bafite umukoro wo gutanga byo bikomeza byokomerera aho hantu hari abandi Imana yahaye gusenga kwinjinga mu kwinjinga kwabo bagasabana n'Imana bakishima ku buryo bavuga ngo nta kintu kiza aho gusenga hari abandi Imana yahaye gusabana nayo binyuze mu butumwa bwiza uko bakorera Imana bavuga ubutumwa bakagira ibyishimo n'umunezero bakuzuzwa n'ukuri ibyo biguhuza n'Imana cyane biratuma ubuzuzugwa n'ubuntu bw'Imana n'ukuri pe ntukabitakaze ni byinshi cyane hariho abandi bahawe kuririmba yaramya akanezerwa n'ukuri pe ariko ibyo byose hari ikintu kimwe kibikomeza n'ugukiranuka n'uguhunga ibyaha n'ukureka ibyaha buryo udakiranuka ntushobora kugira umunezero mu gusenga buryo udakiranuka ntushobora kumva wujujwe no kuririmba niyo bibaye akanya gatoya ntibibe ubuzima bwawe impamvu indirimbo zagushizemo buryo hari ibyaha bimaze kukwegera ndetse bimaze kujya bimunga ubwonko bwawe nimba warasigaye ugafashwa ariko ukaba utagifashwa buri ibyaha byarakwegereye byatangiye kujya bimunga ubugingo bwawe ariko Imana ishimwe hari Imana igisa n'ubugingo ikazana uwo munezero iyo umuntu yongera akitandukanya nabyo agatangira mu nzira y'Imana agakomeza urugendo Imana iramwakira bakongera bagahura na bya bintu yari yaratakaje bahurira mu gukiranuka buri kintu cyose navuze n'ibindi byose mwifitemo byose duhurira ahantu bita mu gukiranuka kuko mu gukiranuka niyo nzira y'Imana niyo nzira ya Yesu Kristo niyo nzira duhuriraho n'Imana aha nta hantu twanyura ngo duhure n'Imana bitanyuze mu gukiranuka bitanyuze mu kwikiranura n'ibiturega buri munsi by'ibyaha nago bikunda naho binyura mwene data rero ndakwingize yihongera wivugurure muri wowe wongera ushaka ubusabane ariko ubuhure nuko wasubiye mu nzira yo gukiranuka wakomeje inzira yo gukiranuka niho ibyo ngibyo bikunda. Amen. Ako kanuko numva narangirizaho nasorezaho ndumva twasenga tukazakomeza ubutaha. Iyi ni IHIRWE TV kandi mwibuke gukora subscribe. Turabakunda mwese ubuntu bw'Imana bubane namwe. Mana ishobora byose nzi ko ushobora byose kandi nta kirogoye imigambi yawe. Nzi ko uri Imana nziza kandi nzi ko uri Imana nzima kandi nzi ko uri Imana ishobora byose uri Imana ikomeye. Ndagusabye rero kugira ngo buri muntu wese wumvishe ijambo ry'Imana umwuka wera abane nawe imbaraga zawe zibane nawe imneze yawe ibane nawe kandi nimba hari uwacumi akifuza imbabazi azibone kandi nimba ari ufite icyifuza akifuza ko wamugira neza umugirira ubuntu bwo bubane n'abantu bakurikiye IHIRWE TV n'abantu bayikunda bayibaho iteka ryose ni mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom, murakoze. Amen.